Bibiliya yera itangirira igice cya 44. Igikombe cya Yosefu kibonwa mu isaho ya Benyamini. Yosefu ategeka igisonga cye ati, nimwuzuze amasaho y'abo bagabo ihaho ringana n'iryo bashobora kujyana, ushyire n'ifeza y'umuntu mu munwa w'isaho ye, ushyire n'igikombe cyanjye cy'ifeza mu munwa w'isaho y'umuhererezi, ushyiranemo n'ifeza ye yahahishaga. Abigenza uko Yosefu yamutegetse. Bukeye hamaze kubona abo bagabo basezeranwa n'indogobe zabo bavuye mu mudugudu bataragera kure, Yosefu abwira igisonga cye ati, haguruka ukurikire ba bagabo, nubageraho ubabwire uti, ni iki gitumye mwitura inabi uwabagiriye neza? Icyo mwibye si cyo databuja mwesha, kandi si cyo yikingira aragura. Ubwo mwakoze mutyo mwakoze icyaha. Abageraho ababwira ayo magambo, baramubwira bati, databuja, niki kikuvugishije amagambo ameze atyo? Ntibikabeho ko abagaragu bawe dukora ibimeze bityo. Dore ifeza twasanze mu minwa y'amasaho yacu twarazigushubije, tuzivanye mu gihugu cy'i Kanani. None twabasha dute kwiba ifeza cyangwa izahabu byo mu nzu ya shobuja? Uwo uri bukibunane wo mu bagaragu bawe yicwe, natwe duhinduke imbata zawe databuja. Arababwira ati, nuko rero bibe nk'uko mubivuze. Uwo kiri bubonekeho niwe uri w'imbata yanjye, namwe ntimuri bugibweho n'urubanza. Barihuta barururutsa, umuntu wese ahambura isaho ye, arasaka ahera ku mfura ageza ku muhererezi. Cya gikombe kiboneka mu isaho ya Benyamini. Bashishimura imyambaro yabo, umuntu wese ahekesha indogobe ye imitwaro, basubira mu mudugudu. Yuda na bene se bagera mu nzu ya Yosefu, basanga akiri aho, bamwikubita imbere. Yosefu arababaza ati, icyo mukoze icyo ni igiki? Ntimuzi yuko umuntu umeze nkanjye ashobora kuragura koko? Yuda aramusubiza ati, databuja, turagusubiza iki? Turavuga iki? Turireguza iki? Imana yamenye gukiranirwa kw'abagaragu bawe. Dore turi imbata zawe databuja, twe n'uwo cya gikombe kibonetseho. Aramusubiza ati, ntibikabeho ko ngira ntyo. Uwo igikombe kibonetseho niwe uri w'imbata yanjye, ariko mwe mwigendere mujye kwa so amahoro. Yuda yemera kwitangaho incungu ya Benyamini. Yuda aramwegera aramubwira ati, databuja, ndakwinginze, jyewe umugaragu wawe, reka mvugire ijambo mu matwi yawe. Uburakari bwawe bwe kugurumanira umugaragu wawe, kuko uhwanye na Farawo rwose. Databuja, ntiwabajije abagaragu bawe uti, muracyafite so, cyangwa hari undi mwene so mufite? Natwe tukagusubiza databuja tuti, dufite data w'umusaza, hariho n'umwana yabyaye ashaje, aracyari muto, mukuru we yarapfuye, niwe usigaye ari ikinege mu nda ya nyina, se aramukunda. Maze ukabwira twe abagaragu bawe uti, muzamunzanire murebe. Tukakubwira databuja tuti, uwo muhungu ntiyasiga se, yamusiga se yapfa. Nawe ukabwira twe abagaragu bawe uti, umuherezi wanyu nimutamumanukana ntimuzongere kunshiriyera. Nuko tuzamutse tugeze kuri data umugaragu wawe, tumubwira amagambo yawe databuja. Data aratubwira ati, nimwongere musubireyo muduhahire y'utwo kurya. Turamusubiza tuti, ntitwasubirayo. Umuherezi wacu nitujyana tuzamanuka tujyeyo, kuko tutabasha guca uwo mugabo iryera umuherezi wacu tutari kumwe. Data umugaragu wawe aratubwira ati, muzi yuko umugore wanjye twabyaranye abahungu babiri, umwe akamvaho nkibwira ndashidikanya yuko yatanyaguwe n'inyamaswa, nanjye nkaba ntakimubona. Nimunkuraho n'uyu akagira ibyago, muzatuma imvi zanjye zimanukana ishavu z'igikuzimu. Nuko none najya kuri data umugaragu wawe tutari kumwe n'uwo muhungu, data akabona tutazanye yapfa, kuko ubugingo bwe bwiboshye ku bw'uwo muhungu, twebwe abagaragu bawe tukaba dutumye imvi za data umugaragu wawe zimanukana ishavu z'igikuzimu. Kuko jyewe umugaragu wawe nishingiye uwo muhungu kuri data, nti nintamugushyikiriza nzaba ngukoreye icyaha data kitazamvaho iteka. Nuko none ndakwinginze databuja, jyewe umugaragu wawe ngume mu cyimbo cy'uwo muhungu, ndi imbata yawe, kandi uwo muhungu atahane na bene se. Nasubira nte ngo njye kuri data ntari kumwe n'uwo muhungu, ne kureba ibyago bizagera kuri data?